Bagabo namwe bagore, ndagira ngo uyu munsi ngire ikintu kimwe mbabwira muri iki kiganiro kigiye kubafasha ndetse kikabahindura ubuzima bwanyu uhereye none. Ndabizi neza ko benshi muri mwebwe muraza kunshimira. By'umwihariko iki kiganiro nimba uri umusore cyangwa se uri umugabo kirakureba, kuko muri iki kiganiro ugiye kumenyeramo byinshi mu mabanga cyangwa se mu bintu bimwe utaruzi ku bagore n'abakobwa. Ndetse ibi bintu bimwe na bimwe byazaga bituma ugaragara nk'umuntu uri cheap, nyine uri aho ngaho uciriritse, ndetse bigatuma bamwe mu bagore na bamwe cyangwa se bamwe mu bakobwa bamwe na bamwe baguca amazi, bagusuzugura, bakagufata nk'umuntu uri aho ngaho. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko hari ibintu bimwe na bimwe wakoraga by'amakosa utari ukwiriye gukora, ndetse ibi ngibi byatumaga aba bakobwa cyangwa se bano bagore bakubona nk'umuntu uri aho ngaho uri cheap. Ndetse ibi ngibi muri iki kiganiro nagira ngo tubivugeho. Ni ibintu 15 ukwiriye kwirinda gukorera umugore cyangwa se uwo ari we wese w'umukobwa, bituma imbere y'ugaragara nk'aho uri cheap cyangwa se uciriritse, bigatuma ataguha agaciro nk'ako yakagombye kuguha. Ibi ni ibintu 15 byagaragajwe n'abahanga mu bya psychology, bituma buri mugore wese cyangwa se buri mukobwa wese aguca amazi. Ikintu cya mbere gituma bamwe mu bakobwa n'abagore baca amazi abagabo, cyangwa se we nk'umugabo cyangwa umusore ucika amazi imbere yabo, ubundi ni ikintu kimwe, ngo ni ukubaha urukundo rudahinduka. Ubundi ngo psychology ivuga iki? Psychology iravuga ngo ubundi umukobwa wagakwiriye kumukunda, ukamuha urukundo rwinshi mu gihe kimwe, ubundi rimwe na rimwe ukanyuzamo ukarugabanya, cyangwa se bimwe mu bintu wamukoreraga byatumaga agaragara cyangwa se akubona nk'umuntu umukunda cyane wamusariye, ubigabanya. Bitewe n'iki? Ngo iyo umukobwa umuhaye urukundo rwinshi, iteka akabona igihe cyose uhora umwitayeho, yaguhamagaye arakubona, yakwandikiye nta minota 5 bifata kugira ngo ube wamusubije. Ibyo bintu bituma avuga ngo uyu muntu iteka ambonera umwanya. Ibi ngibi ndetse ngo bikaza kuba bituma atangira kujya kwiryaho, akavuga ngo n'ubundi isaha yose namukenerera namubona. Rero ikintu cya mbere ukwiriye kwirinda, wa mugabo we cyangwa se wa musore we, irinde kwereka umukobwa cyangwa se umugore ko ibintu byose, umwanya wose ufite ari uwiwe, cyangwa se ko ikintu cyose igihe cyose yagushakira wamukorera serivisi ari kugusaba. Ibyo bintu ni amakosa. Ahubwo ngo kugira ngo ibyo bintu bitazagutuma ugaragara nk'umuntu uciriritse cyangwa se udafite icyo ashoboye imbere ye, gerageza mu gihe umuhaye urukundo rimwe na rimwe unyuzamo nanone umwereke kuri busy, kuko ubundi ngo abagore ni abantu badakunda wa muntu babona igihe cyo cyose. Niyo mpamvu na rimwe uzasanga abagore biruka inyuma ya wa muntu utabaha agaciro, utabonera umwanya, uhora uri busy mu bindi bintu, ugasanga niwe biruka inyuma. Ariko weho bitewe n'uko weho isaha yose bagushakiye bakubonera, bigatuma uhora umeze nk'uciriritse cyangwa se ucika imbere yabo, ugasanga arimo arakwiryaho. Ahubwo igitangaje ugasanga arimo arirukanga inyuma ya wa muntu nyine utabonera umwanya, uhora uri busy mu bintu runaka. Rero biragusaba kugira ngo ikintu kimwe mu bintu bya mbere bituma abagore bakubona nk'umuntu uciriritse cyangwa se n'umuntu uri cheap imbere y'amaso yabo. Ikindi kintu cya kabiri gituma umugore cyangwa se umukobwa uwo ari we wese aguca amazi ndetse agakwereka ko atakwitayeho, ni ikintu cya mbere, ni icya kabiri, kivuga ngo ni ugushimisha umugore mu gihe cyose agusabye cyangwa se agukeneye, ibintu byose ukabimukorera ukamushimisha. Ibi nabyo ngo ni bimwe mu bintu abashakashatsi cyangwa se abahanga mu bya psychology bagaragaje ko bituma aguca amazi. Ndetse ngo baravuga ngo kwemerera ibyo umugore wese cyangwa se umukobwa wese agusabye, ibi ngibi biri mu bintu bituma ataguha agaciro, bitewe n'uko abavuga ngo uyu muntu nta kintu kimwe njya musaba ngo akinyime, nta kintu kimwe njya mwaka ngo akinyime. Ibyo ngibyo bituma guca amazi. Rimwe na rimwe bisaba kugira ngo bimwe na bimwe mu bintu akubwira cyangwa se agusaba, rimwe na rimwe ubimwime, bitewe n'uko hari igihe iyo rimwe na rimwe ubundi niko abagore bakora cyangwa se n'abakobwa, iyo umweretse ko umwitayeho cyane, wamuhaye agaciro cyane, ntabwo aribyo bituma aguha agaciro we ngo akubahe. Ahubwo ibi ngibi biza gutuma agusuzugura, akagufata nk'aho uri wa muntu nyine wasariye abagore n'abakobwa, bigatuma agusuzugura. Ahubwo ngo rimwe na rimwe abapsychology bavuga ko rimwe na rimwe bigusaba kugira ngo uteho ishusho y'ikirura. Rimwe na rimwe abigusabe ubimwime cyangwa se umuhakanire, kandi n'ubundi bigaragara ko ari ibintu wari ufite, wari usanzwe ugomba kumuha, ariko rimwe na rimwe ubimwime kugira ngo amenye neza agaciro kawe. Kuko ngo abapsychology bavuga ko ngo umukobwa cyangwa se umugore uwo ari we wese ugusabye ikintu ukakimuha nta kuzuyaza cyangwa se nta bintu byo kubanza kumubwiraho, ngo bituma agusuzugura, bitewe n'uko ababona ko
ibintu byose agusabye urabimukorera, ndetse ngibi ngibi bituma yirara ntaguha agaciro agomba kuguha nk'umugabo. Ubundi kugira ngo ubyumve neza cyangwa se bino bintu urusheho kubisobanukirwa, ngo abagore muri kamere zabo ni ba bantu bundi birukanka cyangwa se bakunda abantu bo babahungu bwabo. Ntabwo umugore uzabibona kenshi, ngira ngo n'ubundi mwarabibonye, hari filime ngira ngo imaze iminsi iri gusohoka cyangwa se yanarangiye, Rocky yarayikoze na Junior Giti, ni filime yitwa Polygamist. Ngira ngo abantu mukurikirana filime cyangwa se mukunda ibintu bya entertainment mwarayirebye. Harimo umugabo wari umutunzi w'umukire, ariko mu by'ukuri akaba ari umugabo uzwiho gukunda abagore, akaba akunda ku rwego afite abagore bagera muri 3, ndetse n'ubundi ari amashoreke agenda ashaka n'abandi bagore. Ndetse ngo iki ngiki impamvu nzanye iby'iyo filime ntabwo ari kugira ngo nyamamarizemo cyangwa se kugira ngo nibashishikarije kuyireba, ahubwo ni kugira ngo bino bintu ndi kubabwira murusheho kubyumva neza. Uyu mugabo ni wa mugabo abagore biwe bose uko baba bafite, ni wa mugabo uba utumva amatiku yabo, utabona umwanya wo kumva ngo uyu mugore ari kuvuga ibiki, ari kuvuga iki. We ni wa mugabo uvuga ijambo rimwe, kandi nukurikirana iyo filime cyangwa se mba waranayirebye ubona ko uyu mugabo kugira ngo ubyumve neza, uyu mugabo inshuro zose yagiraga icyo abwira abagore be muri abo ngabo abagore cyangwa se inshoreke ziwe, ntabwo yazaga binginga, yazaga bamenyesha imyanzuro. Rero n'ubundi niko no muri nature y'abagore bameze. Abagore ni ba bantu bakunda wa muntu uri seriye, utaza nyine ngo abinginge abapfukamire, kuko ngo iyo uje ukinyenga umugore ukamupfukamira, ibi ngibi bimwereka ko umukeneye cyane, akaguca amazi ndetse akagusuzugura. Rimwe na rimwe ugasanga n'ubundi nimba munakundana cyangwa se ari umukunzi wawe cyangwa ari umugore wawe, n'ubundi ugasanga urugo rwanyu cyangwa se urukundo rwanyu ruhoramo ibibazo. Ntago bakunda abantu babinginga na gato. Niyo mpamvu rimwe na rimwe guhora umushimisha, umwereke ko ibintu byose ubimukorera ubikora kubwe, ukiyima ibyishimo byawe, ngo ibi ntabwo bituma akubaha, ahubwo bituma gusuzugura cyane. Ikindi kintu gituma abagore n'abakobwa babaca amazi, mwa basore mwe cyangwa mwa bagabo mwese muri kunyumva, ni uguhora umwereka ko ukeneye urukundo rwe, cyangwa se wagira ngo ukeneye urukundo, cyangwa se ugahora umubaza ngo ese urankunda, ukamubaza ibibazo byinshi bimwereka ko mu by'ukuri kuba mukundana cyangwa se mufitanye relationship hagati yanyu ari wowe bifitemo inyungu nyinshi. Ibi nabyo ngo ni bimwe mu bintu bituma gusuzugura, akaguca amazi, ntakubahe habe na gato. Ngo bitewe n'iki, abashakashatsi bavuga ko ngo iyo uhora ubaza umukobwa niba gukunda, cyangwa se umwereka ko unyotewe n'urukundo rwiwe, bitewe n'uko wenda ushobora kuba ufite ibibazo bitandukanye. Hari abantu ngo n'ubundi banyoterwa n'urukundo bitewe n'ibibazo n'ubundi by'ibikomere, cyangwa se bategeze ariko akundi umuntu aba haraye ibintu abigiyemo ari mushyashya. Ariko ngo ibi ni bimwe mu bintu bibi byica uburyo abakobwa n'abagore bakubona. Iyo uri wa muntu uhora umwereka ko umukunda, ukeneye urukundo rwe cyane, ibi ngibi bituma gusuzugura, bavuga ngo n'ubundi uyu musore arankunda, nta kintu kibi yankorera, ntabasha kunyanga, ndetse ngo ibi ngibi bigatuma guca amazi. Rero bagabo namwe basore, ndagira ngo mwirinde kwereka abakobwa cyangwa se abagore banyu ko mubakunda cyane, mwabasariye, nta bindi bintu mufite byo gukora cyangwa byo gutekerezaho, kuko ngo ibi ngibi ni bimwe mu bimenyetso bituma babaca amazi, bakabasuzugura, nibo bubahe habe na gato. Ikindi kintu mwabagabo mwe cyangwa se mwabasore mwe munkurikiye, mukwiriye guhagarika gukora uyu munsi ukimara kumva kino kiganiro, udakwiriye kongera gukora, gituma ugaragara nk'umuntu uciritse imbere y'umugore cyangwa se umukobwa uwo ari we wese muvugana cyangwa muri kudetinga. Ni iki ngiki ndagira ngo mbere yuko nkomeza cyangwa se nkakubwira kino kintu, ndagusaba kugira ngo ufanze ufate amasegonda makeya, ukore subscribe nimba ari ubwa mbere ugize kuri channel yacu ya YouTube, ukande ako kazogera ukavuze, hanyuma ukande all kugira ngo buri biganiro byose dushyizeho kuri uyu muyoboro wacu wa Steven White ujye ubasha kubibonera ku gihe. Hanyuma numara kubikora ntabwo bitwara amafaranga, n'ubuntu. Urafata amasegonda 5 yonyine ukande kuri subscribe, ubundi nkubwire ibindi dukurikizaho. Ibi ni mu byo nari gukubwira, dukomeje n'ubundi muri bino bintu bituma abagore n'abakobwa baduca amazi nk'abasore cyangwa se nk'abagabo twese muri rusange. Ariko usibye ko ari mwebwe baca amazi, njye ndubatse kandi nta muntu wanca amazi, barabizi. Rero kugira ngo urusheho kubyumva neza, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe n'ubundi byo namaze kubabwira mu kanya. Ariko ngo kimwe mu bintu bindi bituma abagore n'abakobwa babaca amazi, ngo ni ukumwandikira text ndende za buri munsi. Uramubaza ngo ese wariye, mu gitondo uramubaza ngo good morning, mwaramutse, saa sita uramwandikira, ari mugoroba uramwandikira. Ibi bintu nabyo biri mu bintu bituma agufata nk'umuntu w'imboramukoro, cyangwa se udafite icyo akora, bitewe n'uko umwanya wose wakamaze witekerezaho cyangwa se focusinga ku iterambere ryawe bwite, umara urimo uramwandikira n'umuntu umubaza ngo
umunsi uko wagenze. Ibintu nabyo biri mu bintu ngo bituma abagore n'abakobwa badusha amazi. Ubundi ngiye nyimara kubona bino bintu ngira ngo nabibabwiye tujya gutanga ikiganiro, namaze kubona bino bintu ndavuga ngo iki kiganiro ngiye kugikora bitewe n'ubwo nari maze iminsi ntari gukora, ndavuga ngo ibyo ndimo byose reka mbireke mbanze mfate uyu mwanya menyesha abanyarwanda cyangwa se abasore bose n'abagabo bo mu Rwanda babanze bamenye ko bino bintu tuba turimo turakora natwe tubikora, nanjye ndimo mubikora, ari ibintu bituma tugaragara nk'abantu baciriritse imbere y'abagore n'abakobwa. Niyo mpamvu navuze ngo iki kiganiro nyibakorere kandi nizera ko kibize kubagira umumaro. Rero ngo mu bindi bintu bituma nyine ngo aba bagore n'ubundi n'abakobwa baduca amazi ngo ni ukubandikira buri mwanya, tubabaza amakuru, urabahamagara buri mwanya, nyine bigaragara ko umwanya wose wakamaze witekerezaho umara uri gutekereza kuri uwo mukobwa. Ngo ibi ngibi nabyo bituma yumva ko yagufashe, yakwigaruriye, ndetse ngo igihe cyose umugore n'umukobwa abona ko yagufashe cyangwa se yagufatishije uri wa muntu wabaye addicted kuri we, ngo ntabwo bituma kubaha cyangwa ngo aguha agaciro, ahubwo ibi ngibi bituma aguca amazi, akagusuzugura, akavuga ngo uyu muntu n'ubundi ni hahandi imbaraga zose nagashizemo azazishyiramo abyikoranye byose, ibyo nagakoze nawe abikore. Kuko bitewe n'iki ni wa muntu, bitewe n'uko wowe wa musore cyangwa se wa mugabo uri kunyumva, iyo umukumbuye utumwandikira, nyamara ukirengagiza ko we mu by'ukuri hari n'igihe umunsi washira cyangwa se icyumweru kigashira atanakuvugishije ngo akubaze ngo byibura umeze ute, ariko weho ugasanga uhora umwandikira, uhora umuhamagara, kandi we mu by'ukuri izo mbaraga ntabwo afite umwanya wo kuzishyiramo, bitewe n'uko abona ko weho n'ubundi abavuga ngo isaha n'isaha ari bumamagare, saa sita ari bumamagare, mu gitondo ari bumamagare, nimugoroba ari bumamagare. Ngo ibi ngibi rero nabyo biri mu bintu bituma agusuzugura ndetse akaguca amazi nkawe nk'umusore cyangwa se nk'umugabo mundi muri rusange. Ibi ngibi rero ni bimwe mu bintu ukwiriye kwirinda ukabihagarika, niba wabikoraga natwe twese tukabihagarika, kugira ngo aba bagore n'aba bakobwa barekera kudusuzugura cyangwa se barekera kutubona nk'abantu baciriritse bacip imbere y'amaso yabo. Ikindi kintu ukwiriye guhagarika uhereye uyu munsi ucyumva kino kiganiro, ukarekera kugikora niba ushaka kugira ngo ube umugabo ukomeye cyangwa se umugabo ugaragara neza imbere y'amaso y'abagore n'abakobwa, ni iki ngiki. Nkawe nk'umugabo cyangwa nk'umusore, rekera kukwereka umukobwa muri kumwe cyangwa se umugore wari wese muri kumwe ko gutandukana kwanyu cyangwa se kuva muri relationship kwanyu kuzaguhungabanya, kuzakugwisha cyangwa se mu by'ukuri bizakubabaza. Ibi ngibi ngo nabyo ni mu bintu bituma avuga ngo bitewe n'uko uyu mugabo azababazwa cyane n'urukundo rwacu ko rwarangiye, cyangwa se byabahuzaga yaba umubano cyangwa se relationship yanyu, ngo ibi nabyo bituma uyu mugabo cyangwa se uyu mugore cyangwa se uyu mukobwa aguca amazi, akagusuzugura, akavuga ngo n'ubundi uyu mugabo atinya kumbura, afite ubwoba bw'uko tuzatandukana, ndetse ibi ngibi bigatuma akwigiraho uwa danje, akakwiryaho rimwe na rimwe, ugasanga uri wa muntu uhora umwinginga, uhora umubwira ngo yakora iki, ndetse bigatuma uyu mugore nta gaciro aguha. Ngo nabyo ibi ngibi nabyo biri mu mpamvu zimwe na zimwe abagabo dukora cyangwa se mu bintu dukora bigatuma tugaragara nk'abanyantege nke imbere y'aba bakobwa n'abagore, n'ubundi nuko nahoze mbibabwira. Ikindi kintu nanone ukwiriye kumenya ku bagore cyangwa se ku bakobwa, nanone nk'umugabo cyangwa nk'umusore ukwiriye guhagarika gukora uhereye nonaha. Ukimara kumva no kino kiganiro cyanjye nashize kuri no YouTube channel yacu, n'umuntu nababwiye ngo niba ushaka ibintu byiza bisobanutse n'ahandi wabikuretse kuri no channel yacu n'undi ya Steven White. Ahangaho akora ibiganiro byiza by'ubwenge, haba ibya politike, iby'amateka ndetse n'iby'ubuzima muri rusange, ndetse ukahasanga n'utuntu twiza nk'utungutu n'ubundi tukugira inama cyangwa se tukumenyesha uburyo ukwiye kwitwara kugira ngo ugire uburyo ugaragara, cyangwa se uburyo abantu bagufata buba ari uburyo bwiza, uri umuntu wubashwe, ufite confidence, ndetse uri wa muntu n'ubundi uteye imbere. Rero ibyo ngibyo byose ino channel yacu n'ubundi nicyo twayifungura kugira ngo ibintu nk'ibyo ngibyo abanyarwanda, avuga ngo abanyarwanda bitewe n'uko hari ibintu byinshi batazi, reka mfate uyu mwanya mfungure ino channel njye mbabwira utuntu twiza tw'ubwenge nk'utungutu. Hanyuma ikindi kintu ngo ukwiriye kumenya ku bagore cyangwa se ukwiriye guhagarika gukora, ukabihagarika burundu nimba wajya kubikora, kuko ni amakosa akomeye cyane. N'ubundi nababwiye ngo iki kiganiro turi gushingira ku bintu byanditswe n'abahanga mu bya psychology cyangwa se mu bundi psychology, ku bantu batari kubyumva n'ubundi neza, ni abantu baba barize cyangwa se b'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, cyangwa se uburyo imibereho y'abantu hagati y'abantu n'abandi. Ndetse ngo ikindi kintu ukwiriye guhagarika uhereye nonaha ukimara kumva kino kiganiro cyanjye tumaze gukora, ngo rekera aho ngaho cyangwa se hagarika burundu guhora ubabarira cyangwa se ufata amakosa y'umugore cyangwa se umukobwa mukundana ukayafata, nubwo yaba ari amakosa akomeye,
ukayafata nk'aho ari ibintu byoroshye ukabyoroshya, akaguhemukira rimwe ukabyoroshya, ubwa kabiri ukabyoroshya, ubwa gatatu ukabyoroshya. Ngo ibi ngibi nabyo ni bimwe mu bintu bituma uburyo cyangwa se image yawe kuri uno mugore n'uyu mukobwa ipfa mu buryo buhoro buhoro, ukagenda ukazasigara uri wa muntu udahabwa agaciro n'uwo mugore cyangwa se n'ubundi n'uwo mukobwa mukundana. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko inshuro zose yaba akoze ikosa ritoya cyangwa se ikosa rinini, uri wa muntu ugerageza kubyirengagiza, ugerageza kwiha amahoro, ugafata nk'aho ibyo bintu ukabifata nk'aho ari ibintu bisanzwe kuba umugore yagukorera amakosa. Ndetse igitangaje n'ubundi yagukora amakosa, abantu turakosa, ariko ngo ikibazo ibingibi bikibazo ari uko ngo wa mugore cyangwa se wa mukobwa uhora ubabarira, usanga bya bintu uhora umubabarira ni bya bindi yongera asubiramo. Wanamubwira ngo gerageza ubikosore, akakubwira ngo ugasanga arakubwira ngo nzabikosora, hanyuma ugasanga n'ubundi mu by'ukuri nta mpinduka aguhaye. Mu by'ukuri ugasanga n'ubundi uko byari bimeze mbere y'uko akora ibyo bintu n'ubundi niko bikimeze, ugasanga nta kintu na kimwe kigiye gihinduka. Ibi ngibi nabyo ngo biri mu bintu bituma abagore n'abakobwa baduca amazi twebwe nk'abasore cyangwa se nk'abagabo, bakavuga ngo n'ubundi uyu mugabo cyangwa se uyu muhungu ni wa muntu uhora umbabarira, nakosa nakora iki arambabarira iteka ryose. Ngo guhora ubabarira uyu mukobwa cyangwa se guhora ufata ibintu by'amakosa yiwe ukabigira nk'aho ari ibintu byoroshye, ukabyirengagiza n'umuhane cyangwa se ngo numubwire nabi, ngo biri mwe mu bintu nanone n'ubundi bituma avuga ngo iteka n'iteka n'ubundi niyo nakora iki ngiki uyu mukobwa uyu mugabo cyangwa se uyu musore araza kumbabarira. Ndetse ngo ibi ngibi nanone ni bimwe mu bintu bibi byagaragajwe n'ubundi n'abo bahanga cyangwa se n'izo nzobere mu buzima bwo mu mutwe n'ibintu bigendanye n'imibanire ya muntu. Ngo ibi ngibi ni ibintu bibi byica umubano wacu ndetse n'uburyo tugaragara, dukwiriye kwirinda twebwe nk'abagabo n'abasore. Ubundi ngo abagabo bose cyangwa se abagore nabo ni abantu nk'abandi, barakosa, bagira amakosa, n'ubundi ni bisanzwe kuba mu nyoko ya muntu cyangwa se muri nature za muntu. Twese tugira amakosa, tugira ibintu dukora mu by'ukuri bidakwiriye cyangwa se bitari binyuze mu mucyo. Rero ngo kuba twagira amakosa byo ntabwo ari cyo kibazo, ahubwo kugira ikosa ukongera ukarisubira, ejo ukongera ukarisubira, ejo ukongera ukarisubira, noneho bikarenga urugero ukabigira nk'aho ari ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ngo iyo umugore abigukoreye wowe uri umugabo cyangwa se uri umusore, ntugire ikintu uhindura mu buryo mwabanagaho, akabona n'ubundi uracyamusekera kwa kundi, uracyamwitayeho, uracyamwinginga. Ngo ibi ngibi wowe wa mugabo cyangwa se wa musore uri kunyumva, bituma agufata nk'umuntu uciriritse ndetse nakubahe. Ugasanga n'ubundi muri relationship yanyu cyangwa se mu mubano wanyu hagati yanyu haburamo amakosa. Ni wa muntu utajya uhinduka, ni wa muntu ukora ikintu kibi kikubabaza akabibona ko wababaye, ariko bitewe n'uko nawe uri wa muntu w'umugabo utazi gufata icyemezo, udashobora kuvuga ngo ibintu ni bibi, bitewe n'uko uvuga ngo n'umuntu nabibabwiye ngo gutinya kumubura, ibi ngibi bituma gusuzugura, akavuga ngo n'ubundi uyu musore cyangwa se uyu mugabo atinya kumbura, nta kintu nakora ngo abure kumbabarira. Ibi bintu rero nimba wabikoraga cyangwa se wajyaga ubigira wa mugabo cyangwa wa musore we, uhereye uyu munsi ukimara kumva kino kiganiro, ndakugira inama yo kwihagarika burundu, bitewe n'uko birimo bidica ishusho yawe cyangwa se agaciro kawe wiha nk'umuntu imbere y'uwo mugore cyangwa se uwo mukobwa ubikorera. Ikindi wamenya cyangwa se mu bindi bintu tujya dukora twebwe nk'abasore cyangwa se nk'abagabo, byatumaga aba bagore cyangwa se bano bakobwa n'umundi aba bari b'u Rwanda baduca amazi bakadusuzugura cyangwa se ntibatwubahe, ni ukumubwira cyangwa se oversharing of too soon. Ukaba uri wa muntu mukimara kumenyana, mukimara gutangira kugirana relationship n'uyu mukobwa cyangwa se n'uyu mugore, wamubwiye buri kintu cyawe cyose, ya bibazo byawe byose cyangwa se intege nke zawe wigeze wagira, ndetse n'ibikomere byawe wigeze wagira mu bwana bwawe, ndetse ibi ngibi ukaba warabimubwiye mu by'ukuri utari wamumenya, ugasanga nta n'igihe kirekire mumaranye. Ibi ngibi nabyo ngo bituma aguca amazi ndetse akakubona nk'umuntu w'umunyantege nke, ndetse cyangwa se rimwe na rimwe ngo ubundi abahanga mu bya psychology bavuga ko ngo ibi ngibi bituma kubona nk'umuntu wapancukatse, sinzi niba ariko babyita mu Kinyarwanda, ariko ngo ni akubona nk'umuntu wavangiwe, ushobora gufata ibintu byawe, ndetse ngo icyizere kibe kuba yakugirira icyizere akaba yakubitsa amabanga yiwe kiba kiri hasi, bitewe n'uko ngo arabona ko wowe ibintu byakubayeho birakubabaza, ndetse ngo kuba ubimubwiye ukabimubwira mu gihe gitoya mumaranye utaranamumenya neza, ntabwo bituma abona ko umwizera cyangwa se abona ko uri wa muntu umubitsa amabanga, ahubwo ngo ibi ngibi bituma akubona nk'umuntu utagira ibanga muri weho. Ndetse ngo kuba uri umuntu utagira ibanga, uri umuntu w'umugabo cyangwa se umusore imbere y'abagore, ni ikintu gikomeye cyane,
gishobora gutuma baguca amazi ndetse nibakubahe. Ngo rero wa mugabo cyangwa se wa musore we, nimba koko ufite umukobwa muri kumwe cyangwa se umugore muri kumwe, irinde kumubwira ibintu byawe by'ubuzima bwawe bwite mu gihe cyose utari wamumenye neza cyangwa se utari wamenya ubuzima bwiwe. Ese uyu muntu uri kubwira ibintu byawe, kuko rimwe na rimwe n'ubundi abahanga bivuga neza ngo abantu batubabaza cyangwa se baduhemukira ni ba bantu baba batuzi neza, bazi ibyacu, bazi ibikomere byacu ndetse bazi n'intege nke zacu, ngo nibo batubabaza. Ugasanga rimwe na rimwe wa mukobwa wizeye wabwiye ibintu byawe byose, amabanga yawe, ibyakubabaje, rimwe na rimwe iyo mushwanya cyangwa se hakabamo kutumvikana hagati yanyu, bya bintu wamubwiye uzi ngo uri kumubitsa amabanga nk'umukunzi wawe cyangwa se nk'umuntu mufatanyije umubano, bituma bigaza kuba bimwe mu bintu yifashisha agusenya, akurimbura. For example, ukamubwira nk'ibintu by'amakosa wakoze ukiri umwana, ibyaha wakoze cyangwa se bimwe mu bintu wicuza utifuzaga ko abantu bamenya, ugasanga warabimubikije, ubimubwira hakiri kare bitewe n'uko wishyizemo ko mukundana, mujya mu rukundo, ariko mu by'ukuri uyu mukobwa atabirimo neza cyangwa se atari yakumenya neza, atari yakubaha neza, hanyuma ngo mwagirane ikibazo cyangwa se hazamo kutumvikana hagati yanyu na relationship yanyu, ugasanga bya bintu wamubwiye by'amabanga yawe bwite nibyo yifashishije kugira ngo akubabaze, akurwanye. Ndetse ngo rero kuba wabwira umukobwa cyangwa se umugore wari wese ibibazo byawe, intege nke zawe, ibikubabaza ndetse n'ibyakubayeho by'ibikomere ukiri umwana cyangwa se n'igihe wari ukuze, ukabimubwira mu gihe utari wamumenye neza, mutari mwamarana igihe kinini, nabyo ngo biri mu bintu bituma agusuzugura. Ikindi kandi wamenya nuko irinde cyangwa se kubitsa kugusharinga ibibazo byawe n'amabanga yawe kuri wa muntu ubona ko iteka ryose umubwira ibintu byawe, ariko we mu by'ukuri ugasanga uhora umwinginga ngo ese kuki utambwira iki ngiki, kuki utambwira iki ngiki, nyine ugasanga iteka ryose uhora winginga uwo mugore cyangwa se uwo mukobwa kugira ngo akubwire bimwe mu bintu byaranze ubuzima bwiwe, ariko ngo kuba atabikubwira ni kimwe mu bimenyetso ubundi kikwereka ko nubwo mukundana, mufitanye relationship cyangwa se mwamenyanye, ariko mu by'ukuri we utari wagera ku kigero cy'uko yakubitse amabanga yawe cyangwa se yakubwira ubuzima bwe bwite yabayemo n'ibyo bikomere byiwe yagize akiri umwana cyangwa se ngo abikubwire. Ibyo ngibyo rero mu bintu bigaragaza ko uwo mukobwa cyangwa se uwo mugore atakubaha cyangwa se ataguha agaciro, nubwo wowe umuha agaciro kenshi karengeje ako wakagombye kubumuhereza. Ikindi kintu nanone bagabo cyangwa se mwebwe abasore mukwiriye kumenya cyangwa se dukwiriye guhagarika gukora burundu, ni ukwereka umugore cyangwa se umukobwa ko mu bantu bose muziranye ari we gitsina gore cyangwa se umukobwa cyangwa se umugore n'ubundi muziranye uha agaciro, cyangwa se ari ugashaka kumwereka ko ari nta bandi bagore cyangwa se abandi bakobwa bakuzi cyangwa se bakwifuza cyane. Mu by'ukuri ibi ngibi nabyo ngo biri mu bintu bituma ahora yumva ko akunzwe, ari nta wamusimbura, ari nta wundi mukobwa ushobora kuza ngo afate uwo mwanya mu mutima wawe, awufate uwo yari arimo mukuremo, hanyuma ngo ibi ngibi bigatuma ahora yishira hejuru, ndetse ngo rimwe na rimwe ngo bigatuma agusuzugura. Nubwo ibi ngibi ndagira ngo mbere yuko dukomeza umenye ko abakobwa bose ntabwo ariko bateye, gusa bamwe mu bagore ibi ngibi nibyo bagenderaho bituma baduca amazi cyangwa se batubona nk'abantu baricika imbere y'amaso yabo, ngo kuba uhora umwereka ko niwe gitsina gore muziranye, nta bandi bakobwa ugira muvugana iteka ryose, iyo aguhamagaye arakubona, iyo akwandikira arakubona, ndetse ngo kutagira igitsina gore nk'inshuti nyinshi nabyo ngo mu bintu bituma uwo mukundana cyangwa se uwo mugore wawe aguca amazi, kuko iteka ryose abavuga ngo umugabo wanjye cyangwa se umukunzi wanjye ndamwifitiye, nta handi hantu yajya, ibyo nakora byose nta handi hantu yajya, ngo we ngo kuba abona ko ari we wenyine ufite cyangwa se uzi mu mutima we, ibi ngibi nanone bituma atakubaha cyangwa se ataguha agaciro ugakwiriye kugira nk'umugabo cyangwa se n'umukunzi we. Rero ngo bimwe mu bintu ukwiriye kwirinda ni ukwereka umukobwa cyangwa se umugore wari wese ko mu by'ukuri ari we muntu wenyine uhari ufite igice kinini cyawe mu buzima bwawe kandi y'igitsina gore. Gerageza ugire inshuti zindi z'abakobwa n'abagore, ariko ntabwo ndi kugira ngo mashishikarize kugira ngo muze kuba mwakira abakunzi banyu n'abagore banyu, ahubwo ni kugira ngo mwereke ko mu by'ukuri umwanya arimo ari amahirwe, kuko ubundi urukundo mu by'ukuri cyangwa se relationship hagati y'abantu babiri ni ikintu kibagarirwa kigashorwamo imbaraga, ariko bigasanga ni mwese mubigizemo uruhare. Iyo rero uri wa muntu uri too hot nimba ariko nabyita, cyangwa se ibintu byose niwe umwanya wose mumarana, ibyo bintu nanone bituma agusuzugura. Ngo abahanga rero mu bya psychology baravuga ngo gerageza ufate undi mwanya cyangwa se ufate kimwe mu gihe wamuhaga ukigabanye, ugire n'andi mahirwe uha abandi bantu
muganire, kuko ngo ubundi kuganira ntago abavuga ko ari ugucana inyuma cyangwa se kuganira, ubundi kuganira n'abagore n'abakobwa bituma wumva ibitekerezo byabo, ukamenya uko batekereza, kuko benshi muri bo harimo batekereza uburyo bwiza, bafata abagabo n'abasore mu buryo bwiza, ariko harimo n'abandi bafata mu buryo bubi. Rero iteka ryose wakwamiye kuri wa muntu utaguha agaciro, utakubahwa, uri wa muntu nyine imbere yiwe uraciritse, cyangwa se nagaguha agaciro nk'ako wakagombye kuba uhabwa, iteka ryose ukaguma kuri uwo muntu, bituma wibwira ko abagore bose cyangwa se n'abakobwa bose ngo ariko bateye. Ariko rimwe na rimwe ngo iyo ufite inshuti zindi z'abakobwa muganira, ukamenya uburyo ubuzima bwabo, uburyo bafata abasore, uburyo bafata abahungu, ngo ibi ngibi bituma no mu gihe wundi wawe muri kumwe, cyangwa se wa mugore cyangwa se wa mukobwa mukundana mufitanye umubano, iyo atangiye kutaguha agaciro, utibwira ko ariko bigenda. Kuko ngo kimwe mu bintu abagabo tujye tugira cy'ubucucu nuko ngo abagore iyo bataduhaye agaciro, twibwira ko abagore bose ariko bameze, badatanga agaciro, ndetse nawe ugasanga mu by'ukuri utangiye kwiyambura agaciro kawe, agaciro wakagombye kuba wiha no kwiyubaha byawe utangiye kubifata ukabitakaza imbere y'umuntu uri cipu, uri aho ngaho n'ubundi uwo nguwo utakubaha. Rero ngo kuba ufite inshuti nyinshi z'abakobwa n'abagore nabyo ni bimwe mu bintu byiza ukwiriye kugira, ariko mu by'ukuri ukabikora mu by'ukuri atari kugira ngo uce inyuma uwo mukundana cyangwa se umugore wawe cyangwa umugabo wawe, umukunzi wawe, ahubwo ari kugira ngo mu by'ukuri umenye ngo ese abagore muri kamere yabo batekereza gute, kuko hari ibyiciro byinshi by'abagore ndetse n'ibyo bakunda biratandukanye n'uburyo batekereza biratandukanye. Rero ngo iyo ufite abantu benshi muganira, ni nako urushaho kumenya ngo umuntu atekereza gute, abagore batekereza gute, hanyuma no mu gihe wundi wawe atangiye kuguca amazi, akabona neza ko bitewe n'uko uri wa muntu ufite abantu benshi muganira, inshuti muganira z'abakobwa, akaza kuba yavuga ngo bitewe n'icyo yakubonyemo, ubundi abagabo muri abantu biyubaha b'agaciro kenshi, ndabazi natwe turiyubaha twese, ariko ngo bitewe n'uko rimwe na rimwe ukwamira ku muntu umwe, aragera akagufata nk'umuntu uciriritse utabasha kumuvaho ngo ujye ahandi. Ibi ngibi rero nabyo biri mu bintu ukwiriye guhagarika, wa mugabo we cyangwa se wa musore we ukabihagarika burundu niba wajya kubikora. Icyanyuma aricyo ngira ngo dusorezeho dukwiriye kugira cyangwa se dukwiriye guhagarika, kutagira muri twebwe nk'abagabo n'abasore, gituma bano bagore cyangwa se bano bakobwa baduca amazi, cyangwa se bakubona nk'umuntu uciriritse utabashije, cyangwa se uri umugabo uri aho ngaho wa fake, ni ukuba uri wa mugabo ariko mu by'ukuri ugorwa no gufata imyanzuro, cyangwa se utabasha gufata imyanzuro. Ndetse ngo ibi ngibi kuba uri umugabo utabasha gufata imyanzuro ni kimwe mu bintu bikomeye bigira ingaruka mu buryo umugabo cyane umugore cyangwa se umukobwa yagufataga, ndetse bigatuma n'icyubahiro yakugombaga atakiguha. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko ngo rimwe na rimwe abantu barakosa, ariko ngo bitewe n'uko wowe uri wa muntu urazuyaza mu gufata imyanzuro, ntabwo ushobora gufata umwanzuro. Bundi ngo abagabo mu bimwe mu bintu bibaranga bituma witwa umugabo nyamugabo, nuko uri wa muntu wafata imyanzuro myiza iri bushimisha abantu, ariko rimwe na rimwe bikagusaba no gufata ya myanzuro iri buze no kubabaza abantu, ugafata imyanzuro ikakaye iri buze gutuma abantu bagutekereza ukundi kuntu, bakavuga ngo uyu muntu ntabwo twari tuzi ko yakora ibi ngibi, ariko mu by'ukuri weho iyo ukoze ikintu cyangwa se wemeranya n'ikintu mu mutima wawe ukoze, ibi ngibi bigaragaza ko uri umugabo nyamugabo. Ariko rero ngo imbere y'abagore uri wa muntu utagorwa no gufata imyanzuro, uri wa muntu ufata ibyo ubonye, ibyo bakubwiye n'ibyo ukora, ntabwo ushobora kwifatira umwanzuro w'ubuzima bwawe bwite. Ibi nabyo bituma bagusuzuma. Ndagushimiye ko twabanye rero muri iki kiganiro, n'ubundi cyose twareberaga hamwe bimwe mu bintu cyangwa se bimwe mu makosa tujya dukora nk'abagabo n'abasore yatumaga abakobwa n'abagore batatwubaha, cyangwa se babona ko turi abantu ba fake baciritse imbere y'amaso yabo. Ndagushimiye ko wabanye nanjye, ndagushimiye ku bw'umwanya wawe, nkugira ngo nkwibutse kugira ngo niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu, ndagusaba kugira ngo ukande subscribe, aho ngaho urahabona n'ubundi ni akantu bitwara amasegonda 5 yonyine, urakandaho wongere ukande kuri all kugira ngo ujye ubona notification cyangwa se itangazo rikumenyesha mu gihe twashyizeho ikiganiro cyangwa se hari ikindi kintu twavuzeho kuri channel yacu ya YouTube. Urakoze cyane.